Yes, ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Rero aho twongeye kugaruka muri studio muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro kuri ubu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye kuba byahinduka. Mugunga haravugwa amakuru atari meza ku mutwe wa 23 ukomeje gura nuva gusenya nyuma yuko Wazalendo yakomeje kugenda irushaho kwinjira muri bice. Naho kandi abacanco ba Blackwater bakomeje kugenda bagaragara mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano, mu gihe igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi bivuga ko cyamaze no kumanura ba mudahusha cyangwa se abazwi nk'aba sniper mu ndimi z'amahanga bagomba kurasa bamwe mu bakoresha intwaro zikomeye cyane izizwi nk'iz'umusada mu mirwano ku mirongo imbere ku rugamba umutwe wa 23. Mu gihe kandi imirwano igikomeje mu bice bigiye bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Igisirikare cya Leta Kongo FARDC kiyemeje guhagarika umutwe wa 23 ndetse ngo ibikaba bigomba kurangirana cyangwa se guhagararana n'icyo bita selfie cyangwa se agahenge k'imirwano. Umutwe wa 23 nawo ukomeje kugenda utangaza byinshi, ni mu gihe umujyi wa Goma kuri ubu birimo biravugwa ko uyu mujyi waba uri mu byago bikomeye cyane, aho isaha ku isaha ushobora kuba wakwigarurirwa n'abagize itsinda rya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Leta Kongo FARDC, ariko ibi ngo bikaba bishobora kuba haherewe ku mujyi wa Bukavu. Hanyuma rero reka twinjire akantu ko kandi dore kuri inkuru ikomeye cyane imaze kuba yamenyekana. Abagize umutwe wa 23 bakomeje kumanika zimwe muri antene zikomeje kugenda ziyobera abaturage batuye mu bice bimwe na bimwe, ariko amakuru turuka ku ntasi z'igisirikare cya Leta Kongo FARDC yamaze gutahura byinshi byihishe inyuma y'udukoresho cyangwa se ibi bikoresho birimo biragenda bimanikwa n'umutwe wa 23 mu myanya igiye itandukanye cyangwa se aho bafite ibirindiro mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru aravuga yuko ibi bikoresho byiswe ama antenne by'umutwe wa 23 byashyizwe ari ibirindiro byabo mu duce turimo umukununu aho bita Nyakakoma, Vicumbi, Rwindi, ndetse ngo ibi bikaba byongeye gushyirwa n'iruhande rw'aho bita Lake Edward hafi ya rwose. Ariko abaturage bakavuga ko batazi neza ikigamijwe, ariko umutwe wa 23 ubwo bamanikaga ibi bikoresho wavugaga ko ngo ushaka gushyira ikoranabuhanga rizajya rikumira yuko indege zirimo drone ndetse na Sukhoi zajya zibona mu by'ukuri sinyari mu gihe zaba ziri gutegura kugaba ibitero muri ibyo bice byose nyine bafitemo ibirindiro birimo byashyizwemo utu dukoresho. Gusa kandi nanone ikigomba ko wamenya nuko nubwo bimeze bitya, amakuru agaragaza ko inasi z'igisirikare cya Leta Kongo FARDC zabashije kumenya yuko ibi bikoresho by'ikoranabuhanga byashyizwe n'umutwe wa 23 ari ibikoresho bigamije guhuza itumanaho ryabo cyangwa se guhamagarana kugira ngo bijye byorohera kandi ativanzemo indi mirongo, no kuva ku maradiyo yabo nyine agiye atandukanye. Ariko bikaba bivuga ko hasabwe umusada wihutirwa kugira ngo hahagarikwe iki gikorwa kiri kugenda gikorwa n'umutwe wa 23 kugira ngo bitaza kugira byinshi bishobora kuba byakwangiza koko harimo n'izo ndege. Ibi kandi by'umwihariko bikaba byanasabwe n'abaturage kugira ngo leta igenzure neza, imenye mu by'ukuri imenye icyishe inyuma y'ibyo bikoresho birimo biragenda bishyirwa n'umutwe wa 23 muri ibyo birindiro bigiye bitandukanye twari turimo tubabwira. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda amenyekana cyangwa se byinshi biri hagaragara nuko kuri ubu ngubu urugamba rukomeje hafi n'umujyi wa Goma. Makuru aturukayo aravuga ko abitwa Wazalendo biyambitse imyenda ya gisivile maze binjira muri quartier ya Mugunga bakora agashya gakomeye cyane. Aya makuru akaba avuga ko abarwanyi benshi cyane ba Wazalendo bambaye gisivile barimo baratekura ibikorwa byo kwinjira mu mujyi wa Goma bucece
nyuma yo kugerageza ama operation yagiye atandukanye no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ariko ubu tukaba tugiye kugaruka ku nkuru irimo iraturuka aho bita Mugunga. Bavuga ko rero Mugunga ndetse n'ibice bimwe na bimwe bituriye aka gace byamaze kugerwamo na Wazalendo, ndetse kandi bateze ambush jipe yari irimo aba ofisiye b'umutwe wa 23 ndetse na special force. Aba rero ngo nyuma yo gutega iyi ambush abari muri iyi jipe bikavuga ko bose batabashije kurenga aho ngaho, ndetse umutwe wa 23 tutamenye ibihabaye, nubwo aba bakomeje kugenda mu by'ukuri bakomeza kugenda bigira imbere bategura n'ama operation atandukanye. Biravuga ko umutwe wa 23 ngo bitewe nuko ibice ufite mu bugenzuzi bwinshi n'imbaraga urimo urategura kushaka kumenya ndetse no gukurikirana akantu ku kandi kugira ngo babashe kuba bamenya cyangwa se basobanukirwe neza abari bari inyuma iyi ambush y'abarwanya 23 bategewe muri Mugunga. Gusa makuru ahari nuko mu by'ukuri bigoye kuza kubamenya kuko n'ubundi Wazalendo basanzwe ari abari muri ibice, ubwo niko bakomeje kugenda bakora akazi. Rero tunyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo, Wazalendo bakaba bamaze kwigarurira ibice bigiye bitandukanye birimo Irega, Kacuba, Mwegerera ndetse na byo muri groupement ya Ruhago, muri shoferi ya Ninja, muri territoire ya Kabare. Ibyo bice byose mvuze haraguru bikaba byamaze kuba byajya mu maboko ya Wazalendo nyuma yo kubyambura abari mu mutwe wa 23, ndetse bikaba bivuga ko abenshi mu barwanyi b'umutwe wa 23 babarizwaga hano muri ibi bice baje kuba bahasiga ubuzima nyuma yo kuraswa nyine na Wazalendo ikomeje kotsa igitutu umutwe wa 23 mu myanya igiye itandukanye, ndetse bakomeje kugaragaza no gushimangira yuko badafite gahunda yo guhagarika uru rugamba batangije hano rwo kuhangana n'umutwe wa mama 23. Ni intambara rero idasanzwe ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iminsi irimo iragenda yicuma, ariko uko iminsi irushaho kugenda yicuma niko ibintu birushaho kugenda bihindagurika hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona. Mu by'ukuri amakuru rero akomeje kugenda ajya ahagaragara nuko igisirikare cya Uganda koko cyamaze gushimangira yuko kititeguye kuba ingoma y'abaporoso ndetse n'igihugu muri rusange, cyangwa se mu by'ukuri batiteguye guhagarara ngo bakubitwe bareberera. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC rero cyagaragaje yuko mu by'ukuri biteguye gukora ibishoboka byose bakirwana ndetse no kurwana ku gihugu. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ruhame, General Sylvain Ekenge Bomusa, yavuze ko abarwanyi umutwe wa 23 ari bo barimo babashotora, kandi ko umuntu adashobora kubakubita urushyi ngo batege undi musaya nk'uko insengero zigisha biturutse ku byagiye bivugwa mu myaka yo hambere nk'uko bigaragara mu gitabo cya Bibiliya. Ibi yabigarutse mu kiganiro yagiranye na Deutsche Welle cyangwa se DW ubwo yasubizaga ku mirwano imaze iminsi ibahanganisha n'umutwe wa 23 hagati nyine ya FARDC n'umutwe wa 23 barizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Abajijwe kuri bitero, General Sylvain Ekenge yabivuze ndetse agaragaza ko mu by'ukuri ikiriho bo nka FARDC batabiriho, nubwo umutwe wa 23 bashinja kubyigurutsa. Avuga ko 23 ari ahubwo ibashotora. Mu magambo ye yagize ati buri gihe twagiye twitondera amasezerano dusinya, turayubahiriza kugira ku nyuguti ya nyuma buri gihe. ni 23 irenga ku by'agahenge. Ibi narabivuze inshuro nyinshi ndetse n'uyu munsi ndabishimangira. Yavuze ko ibitero bagaba biba ari ugusubiza umutwe wa 23 aho uba wabashoteye, kuko batakubitwa urushyi mu musaya umwe ngo batege n'undi. Mu magambo ye ati ntidukorera mu nsengero, ni mu rusengero bavuga ngo niba ukubiswe ku musaya w'ibumoso utange n'ubiryo. Ntabwo dushobora guhora tureberera abadutera n'abadushotora, ntacyo dukora. Bavuga ko twabarashe ariko nibo badushotoye. Ibyatangajwe na FARDC ni amagambo akomeye cyane ndetse agaragaza yuko
bimwe mu bitero umutwe wa 23 wagiye ugaba ndetse unakora bishobora kugira izindi ngaruka zikomeye cyane no ku mirongo imbere ku rugamba, ndetse dushobora kongera gutangira kubona indi shusho yaho ibintu birimo byerekeza hano ku mirongo imbere ku rugamba. Ibi abivuze mu gihe 23 nayo yariherutse kuvuga ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo ngo aricyo kibanza kugaba ibitero. Ibi byari byavuzwe na Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa yari yaje kubigarukaho. Gusa uyu nguyu General Sylvain Ekenge nawe akaba yunze mu rya mugenzi we Patrick Muyaya nawe wavuze ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se igihugu muri rusange kitigeze kirenga ku masezerano y'agahenge, ahubwo bakoze ibishoboka byose kugira ngo barinde igihugu cyabo, kandi kugezana n'izi saha batazigira bahwema kugaragaza iryo shyaka ndetse n'iyo ntumbero yo kurwana ku gihugu kugeza bakirinze umwanzi ari we M23 nk'ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga.